hari kesi ya Bugarama za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda, bawicariye umuntu wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse usigaye nyirango usigaye warahindutse umurima, bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda nyirango nakivuze hariho nigeze kujyayo ni 2017 ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze giti minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa by'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kibi igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Nuko bisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, ariko tukikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo no kudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba babifitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva akarere ko kakoze ibyabo karabamenyeshaga, kakirwa kabasaba ko dufite mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari guhagije. Ariko se ibi bigenda bigaruka, imyaka ikaba 5, ikaba 10, ikaba 15, ikaba 20, muragira ngo abantu bagire bate? Nibyo navugaga, biriya ureba Genizi bajya ku muhanda, ni Genizi harya niko babyita, bagatera amabuye bakoze babampa ngo bankubitire babirukanse ku manywa y'ihangwe. Nge nzi ko bazambabarira, ntabwo bazapfa nanjye. Bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo.
ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo babankubitire nabo nigendezi ubwo se bizagenda gute namwe ko muri urwo rugero ubwo murakora ubona iki kibazo yakigenza ate ibintu byahoraho imyaka igashira indi ikaza muri aho mukabisabira imbabazi gusa uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicaye biriya avugaga bisa n'ibitagira priority ngo bagize usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana uzi impamvu ariko imwe muri zo ntabwo ariyo yonyine aba bayobozi baba bato cyangwa baba bakuru mu by'ukuri ntibahari ntabwo baba hano ntabwo bahari ugiye kubara ingendo bagenda bibera hanze mu makonferensi conferences bafite rero n'ibyo bakoresha u Rwanda barugize igitangaza ngo barashaka kureba babyita iki best practice ngo best practice iba mu Rwanda ngo bakirwa bahamagara ubu abona ba ministers nka 5 6 kugera ku 10 bose barandika basaba kugenda nkabaza barajyahe ngo bagiye baramutumiye kandi biri important ko bajyayo bagiye gutanga amasomo amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye icyo navanyemo prime minister ubu minisita kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye muzajya mubanza munsobanurire icyo agiye kuzana kiruta icyo yarakwiriye kuba atanga ku banyarwanda kuba ari hano ariko iri genda ryandambiye prime minister undebe unyumve ngo ryandambiye murabyumva n'aba ba ministers bamwe bari hano mu nyumve iri genda ryabo ryandambiye muzaye mubanza musobanurire neza si ukubisobanura neza gusa muzajya munabisobanura mu gihe tubanze twumvikane icyo turi butakaze umuyobozi natagenda natajya hariya bamutumiye icyo turi butakaze ni iki ndashaka kukimenya ariko icyo gihe bikwibutsa n'icyo uri butakaze nibaramuka bagiye tubyumvikaneho turebe ikinyuranyo cyabyo ubu ndaza kubafunga rwose kubafungira kandi hamwe twashyize abayobozi ugasanga abaminisitiri babiri nko muri minisiteri imwe sibyo ariko hakaba ubwo bagiye bose bombi uko ari babiri bitari minisiteri imwe bitari minisiteri yindi ya kabiri 3 4 bose bagiye kandi uko bagenda rero nabyo mubimenye
ubusi isigaye ubundi iri connected, ariko iyo bagiye ntumubona, naho mushakiye yagiye ntumubona, ukabaza ariko se aho wagiye hataba telefone ni he? bo mu mutwe kugenda ni ugukupa connection, n'abagifitanye isano n'aho aturuka. Yagiye n'uwabariye. Ibyo Prime Minister biraza guhagarara byanze bikunze. Okay? Now, hanyuma ibihe byahagaze gutyo, dusigarane cya kibazo cyo kutamenya priorities hano, ariko muri hano ubwo nabyo tugikemure. Impamvu ministry idashobora kumenya priorities nabyo tuzabimenya, nabyo tugomba kubimenya. Mu by'ukuri ubwo ni Prime Minister bizajya bigarukaho. Minister ananirwa ate? Ese yarakubwiye byagenze gute? Minister tugira ikibazo kuvuga ngo bananiwe gukora priorities, kikaba igisubizo. Priorities ni izawe, ziri personal. umuhanda kanaka cyangwa igikorwa kanaka cyangwa hariya wananiwe guhitamo kugira priorities, na cabinet twirirwamo buri gihe mu mezi tugira cabinet zingahe? Tutigeze ubishyira hano ngo uti mfite ibintu hano amikoro ntahagije, ariko dufite ibintu bitugoye bingana bitya, abantu bakagufasha kureba. Noneho priority ntabwo ziri personal, ntabwo ari iz'umuntu ku giti cye ngo nuko ari umuyobozi runaka. Priorities ni iz'igihugu. Decisions zigomba kuba zijyanye n'inzego mu buyobozi bw'igihugu zizwe. Ibi byose ndabitinda kubera iki? Nta kuntu RPF backbone y'iyi government y'ibikorwa y'amajyambere y'ibi byose, aba bayobozi benshi tuvuga ni bamwe muri mwe, ni kadazi muri mwe. Barangiza mukatubwira ngo nta makosa, twananiwe kumenya priorities, none ngo kumenya priorities gute? Cyangwa abantu bajya hariya bakangiza, amezi 6 agashira, umwaka ugashira, erega bamureba babizi. Nibyo nabazaga Minister wa Local Government, biriya bya Kayonza byari bizwe, byamaze igihe bizwe. Ubu mwaracecetse, mwahisemo ba Kayonza n'abandi babizi babishinzwe, mwahisemo kubiherekeza uko bimeze ngo abaturage bagere kuri uriya rwego. Murashaka ko bagira bati, murashaka ko abaturage bagira bati, cyangwa murumva inshingano za nyirizi? Ubwo se bijyanye na RPF n'amatwara yayo mashya ni iki? Amatwara mashya ya RPF ni iki? Cyangwa n'aya mbere n'ubundi mugomba kuba mwarabeshya gatari ko mwavugaga bimwe tugakora ibindi. Ibyo RPF bavuga, iyo abantu bashaka impamvu, hari apologies nazumvise, hari izindi mpamvu. Ubu nitugaruka ku muryango nyakuri, microphone.